inshuti bakunze ba Pro Media, bakunze ba Kiliziya Gatolika umubyeyi wacu ari nayo operating system dukoreramo, Kristo Yezu akuzwe. Ubu rero mu rwego rw'ubutumwa nkuko ejo nabibakumbuje, ubutumwa burakomeje. Turi muri paruwasi ya Rambo, diocese ya Nyundo, ahantu hari paruwasi nziza cyane. Padiri agiye kudukundisha, reka abanza dusuhuze. Ndabaramukije mwese abaduteze amatwi n'abazadutega amatwi. Kristo Yezu akuzwe teka ryose. Ni padiri mukuru wa paruwasi Rambo, yitwa Padiri Theoneste. Padiri wa ino paruwasi ko ari nziza cyane, waduha ishusho yayo turashyira abandi turajyana ahandi. Urakoze cyane. Warubikomojeho, ndabanza nibwira abatwumva. Nitwa Padiri Theoneste Nzayisenga, ndi umusaserdoti wa diocese ya Nyundo, nkabandi padiri mukuru w'iyi paruwasi yaragijwe Mutagatifu Aloyizi Rambo, akaba nyine ari imwe mu maparuwasi agize diocese yacu ya Nyundo. Ariko ntago ari bwo butumwa bwonyine mfite n'ubutumwa bwo kuba nshinzwe ikenurabushyo ry'umuryango muri diocese ya Nyundo, akarere k'ubutumwa ka Gisenyi. Iyi paruwasi rero nk'uko waruyimbajije, ni paruwasi yashinzwe ku itariki 29 z'ukwa munani mu mwaka wa 2021. Ubu ngubu nibwo iri kuzuza imyaka 4. Iyi paruwasi rero ivutse kuri paruwasi Stella Maris Gisenyi, ivutse no ku gace kandi ka paruwasi ya Kivumu yaragijwe Mutagatifu Teresa, kandi gace gatoya k'imiryango remezo nk'ibiri gakomoka kuri paruwasi Katedrale ya Nyundo. Paruwasi rero iri mu karere ka Rubavu, iherereye igice kinini cyayo niba atari cyose mu murenge wa Nyamyumba. Iyi paruwasi rero yakomeje kugenda yiyubaka gahoro gahoro, nk'uko mwayitembeye muyibona. Murabona yuko turacyari batoya, turacyakeneye byinshi, nta infrastructure nyinshi tugira, ariko ni paruwasi nziza cyane, iri ahantu heza hameze neza ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu, ku buryo umuntu yavuga yuko iyi paruwasi izakura kandi ikaba paruwasi nziza, ku buryo umuntu yayita paruwasi touristique y'ubukerarugendo. Iyi paruwasi, muri iyi paruwasi harimo ibintu byinshi cyane. Harimo amazi ashyushye bita amashyuza, abantu baza kwivurizamo indwara z'imigongo cyangwa z'imitsi. Hari uruganda rukora inzoga rwa Burarirwa, mu rwego zazindi zigemurwa hose mu gihugu. Hari ababikira ba Benedictine, kuva yabo ababikira batajya basohoka barangwa n'isengesho ridusabira baragijwe Mutagatifu Benedicto, bakaba ariko bakunze no kwakira abantu, bakabafata neza abantu baje kuruhuka cyangwa kwiherera. Hakaba kandi domaine de la Trinité de Monseigneur Aloyizi Bigirumwami, no kuvuga ahantu hihariye ha Musenyeri Bigirumwami yaruhukiye amaze kugera mu za bukuru. Mbese wagira ngo biri n'amahire yuko ni paruwasi yitwa Saint Aloyizi, nanone ikaba iri mu bwatsi bwaho Bigirumwami yaratuye mu misi ye ya nyuma. Nanone habamo uruganda rwa gaze rutanga amashanyarazi akomoka kuri gaze metane icukurwa mu kiyaga cya Kivu. Umuntu yavuga ko hano hari ibyiza byinshi, hari amafi, hari isambaza, hari ibintu byiza biryoshye, mbese bishobora gutuma abantu bageze naho bagubwa neza. Iyi paruwasi rero igizwe n'amasantrari abiri, ariko n'indi twita kazi santrari, ni ukuvuga yitegura kuzaba santrari. Hari santrari ya Rambo ku cyicaro cya paruwasi, hakaba santrari ya Busoro, ndetse na kazi santrari ya Bwitereke. Ikagirwa n'icyo twita inama cyangwa se uturere, ahandi biterwa n'uko abantu babivuga, cyangwa se kirisare. Ikagirwa rero na kirisare 8. Igitangira yari igizwe na kirisare 6 n'imiryango remezo 49, ariko tumaze kugera ku miryango remezo 63 na kirisare cyangwa inama 8.
rero umuntu yavuga ko ifite byinshi byiza, ifite amakorali 11, ifite imiryango ya Gisiyo Gatolika igera kuri 15, igira amakomisiyo abantu basoherezamo ubutumwa, komisiyo za Caritas, ubutabera n'amahoro, komisiyo y'uburezi, komisiyo y'urubyiruko, komisiyo ishinzwe uburere bw'abana, komisiyo jimerage y'umubanye n'abandi, komisiyo y'iminsi mikuru n'amasakaramentu. Hagiye harimo amakomisiyo atandukanye adufasha gusohoza neza ubutumwa. Ikindi umuntu yavuga nuko muri paruwasi nubwo ikiri ntoya, imikoranire y'abapadiri n'abasaseredoti imeze neza cyane, kubera yuko dufite komite z'abarayiki zitabira ubutumwa, dusangira ubutumwa, dusangira imicungire y'ikenurabushyo ry'umuryango ndetse n'umutungo wa paruwasi, arizo komite nyobozi, komite ncungamutungo na komite ngenzurabikorwa. Tukunganirwa rero n'abakuru b'amasantarari, tugira n'abakateshiste badufasha kwigisha ijambo ry'Imana. Ubu dufite abakateshiste bagera kuri 18 barimo n'umwe wabigize umwuga, ni ukuvuga ababyigiye ku buryo bwimbitse. Tugira rero n'ibigo by'amashuri, harimo ikigo cya Groupe Scolaire Busoro, Groupe Scolaire Bwitereke na Groupe Scolaire Burushya. Ibyo bigo byacu bikaba bibarizwaho nabura abana bagera hafi ku 7,000. Rero ndumva muri make ari ubwo buzima bwa paruwasi ya Rambo, nubwo ikiri ntoya, ikiri nshyashya, ikiri umuntu yavuga ku mavuko, ariko murumva yuko n'ibikorwa byayo bigenda bituma igenda irushaho kuba ubukombe gahoro gahoro. Padi, ndabikunze cyane, paruwasi Rambo ndayikunze, ni milieu touristique, muzashyiraho na gahunda yitwa Visit Rambo. Ndabikunze cyane. Padi, hari ibintu utubwiye byiza biranga paruwasi Rambo byinshi cyane, bigera nko ku 10, ariko hari ikibazo nashaka kukubaza. Paruwasi, kiliziya n'abasaseredoti muhagarariye Kristo ahangaha muri aka gace, kandi Kristo ni yaravugaga ngo je suis le pain de vie, kandi mu gihe cye hari ukuntu abashonje yabahaga ifunguro, abantu bari kuroba byanze akavuga ati mushyire hariya, cyagiye mu bukwe bw'Ikana agafasha abantu. Nenge kubaza iyi kiliziya kugira turushaho kuyikunda, ino kiliziya imariye iki mu magambo make abaturage bahangaha muri aka gace? Ikintu kinshimishije nuko uvuze kuyikunze, nanjye ndayikunda cyane, n'uwayibona ari we wese yayikunda, n'uwahagera ntawe uhagera ngo agende atayikunze. Mu by'ukuri ni paruwasi nziza. Paruwasi rero buriya iberaho kugira ngo yegere abakristo, kugira ngo ubutumwa bwa Kristo burusheho gusohozwa. Niyo mpamvu muri ibi bihe nyiricyubahiro Musenyeri Anaclet mwumva neza umwepiskopi wacu yashyize imbaraga mu gushinga amaparuwasi mashya kugira ngo abakristo barusheho kwegerwa. Igituma rero abakristo barushaho kwegerwa niyo ngingo n'ubundi waruvuze yuko Kristo ari umugati w'ubuzima ugomba kwegera abantu ukabatunga, ariko Kristo akaba n'umushumba ugira ati nazanywe no kugira ngo intama zigire ubuzima kandi zibugire busagambye, nkuko tubisanga mu Evangelii ya Yohani umutwe wa 10 umurongo wa 10. Rero paruwasi mbere na mbere igamije kwegera abakristo. Ikintu cy'ibanze paruwasi isohorezamo ubutumwa ni icyo bita mu rurimi rw'igifaransa diaconie ecclésiale, kuvuga yuko kiliziya ari umuhereza w'abantu, cyane cyane abo bababaye, abashonje, ababaye ku mutima kubera intege nke, n'ababaye ku mubiri. Ku mutima ndashaka kuvuga ko kiliziya ihamagariye gutambagatifuza abantu. Ni umuyoboro ingabire z'Imana zinyuraho uko zakabaye kose kugira ngo zigere ku bantu. Rero uwo muyoboro cyane cyane wigaragariza muri paruwasi, niho ikenurabushyo ry'umuryango, niho ikenurabushyo ry'umuryango w'abana b'Imana rikorerwa, niho hibanze, niho umuntu yavuga niho kwizingiro ry'ikenurabushyo ry'umuryango. Umuntu akavuga yuko paruwasi ni icyo ngicyo mbere ya mbere ibereyeho. Paruwasi ko igomba kuba nka Kristo umushumba mwiza ushaka ko intama zigira ubuzima kandi zikawugera busagambye, ariko kandi nk'uko warubivuze mu kanya, paruwasi ikaba
imeze nka hahandi Yezu Kristo ari, kugira ngo ashyikirize abantu umugati bagira ubuzima, umugati w'ubuzima. Ibyo rero bikorwa cyane cyane mu gitambo cy'Ukarisitiya giturirwa hano, nicyo kibanze cyuzurizwamo n'ibindi bijyanye n'amasakaramentu atangwa. Harimo amasakaramentu asubiza ubuzima ababutakaje cyangwa bwononekaye, ndavuga nk'isakaramento rya penetensiya, nk'isakaramento ry'Ukarisitiya. Burya n'amasakaramentu asubiza abantu ubuzima akabutunga. Ariko habamo n'amasakaramentu y'ubutumwa, y'abantu bashyingiwe, y'abantu bahawe ubupadiri, babahaye ubutumwa bujya kwera imbuto. Ibyo rero bigatuma paruwasi rwose aho iri, umuntu yavuga ko ariho ubuzima buri. Umuntu rwose yavuga ngo la iriya l'église, iriya paruwasi, iriya la vie. Icyo rero nicyo umuntu mbere na mbere agomba gushimangira. Paruwasi yageze ahantu abantu bagira ubuzima burivugurura, imibereho yabo irushaho kuba myiza. Ntago paruwasi ari ahantu gusa h'amasengesho n'amasakaramentu, ahubwo ni n'ahantu h'iterambere. Iryo terambere rero rigomba kugera ku baturage bose, ntago ari abagatolika gusa, n'abandi bo mu yandi madini, abadivantisite, abayisilamu, abaporoso, abapantekote, n'abatemera Imana. Burya paruwasi irabatunze. Aho bose rero paruwasi yitaba itarobanuye, ni bwa buzima nyine waruvuze paruwasi itanga igaragaza. Kugira ngo rero muri makeya nuko nguko nabisobanura. Ubwo ku bundi buryo butari amasakaramentu twavuga n'aya mashuri umaze kutubwira ya Kiliziya, uburezi, ibikorwa by'urukundo n'impuhwe bigera ku bantu, gufasha abakene, gufasha abashonje. Tugira cyane cyane Caritas. Caritas buriya n'urwego rukomeye muri Kiliziya, rurangirizwamo cya kintu nawe navuze bita diakoni ekleziyale. Kiliziya iri hagati y'abantu nk'umuhereza, nk'uko Kristo nawe yavugaga ati mpagaze hagati yanyu nk'umuhereza, ubahereza ikibatungira roho n'ikibatungira ubuzima. Ibyo rero bikorerwa muri paruwasi. Paruwasi ikabaho ahantu buri wese yisanga. Amashuri tugira habaho bose, aho mu yandi madini abaki. Caritas dufasha bose. Ubutabera n'amahoro, tugira ubutabera n'amahoro bwunga abantu, abagiranye amakimbirane, ingorane, ibibazo iki, mbese ku buryo umuntu yavuga ngo kuri paruwasi iriya rotu, hari byose bishobora gufasha abantu, ari abayinjiyemo nk'abana b'Imana muri Kiliziya babatijwe, ariko n'abandi bose buriya Kiliziya nibibereyeho. Yego. Padi, utubwiye ko mu paruwasi ya Rambo imaze imyaka 4. No kuvuga iracyari gukura. Ni paruwasi iri gukura, kandi umuntu uri gukura nge nkoze ikigeranyo nk'umuntu. Hari ibyo akenera nk'umwana, hari ibyo abakeneye kugira ngo azakure neza, angane n'abandi bakuru. Kugira namwe muzangane n'izindi paruwasi, ni igiki, nihe support mushaka nk'uko umwana akenera ababyeyi, ni igiki yenda kugira ngo n'abandi baraza kubakunda nk'uko nanjye nayikunze no paruwasi, ko ngenda siga mbashyiriyeho kuri momo, ndasiga mbashyiriyeho. Murakoze cyane, urabakoze cyane. Mu by'ukuri umuntu yavuga ko ibyibanze tubifite. Ibyibanze ni Kristo. Ni Kristo niwe duhanze amaso, niwe dukesha byose. Rero buriya ikintu cya mbere kuri paruwasi ni icyo cy'ubukristo, ndetse umuntu yavuga ko ubukungu bwa mbere bwa Kiliziya ari abantu, ni abakristo. Tukomeza kugenda dushyira imbaraga mu iyogezabutumwa kugira ngo nyine abo bantu tubagire, kuko nibwo bukungu bwa mbere bwa Kiliziya, niwe Kiliziya ibereyeho. Wibanze rero turamufite ni Kristo, ugomba kudufasha kugira ngo nabo bantu tubabone, kuko nibwo bukungu bwa Kiliziya. Hanyuma yego, roho nziza mu mubiri mwiza, bikavuga yuko dukenera n'ibindi bijyanye n'ibikorwa remezo, ibikorwa by'ibanze kugira ngo tubashe kubaho. Urabona iyi paruwasi mu myaka 4 imaze, abakristo babashije gushyira intebe mu Kiliziya, abakristo babashije gushyiramo terazo, abakristo ubu chapelle si gutya yanganaga barayaguye, bashyize imbaraga barayagura. Ubonye ko dufite agahanda ka kaburimbo kaza hano
amapave hano, amaparikingi, gukora amasuku hano, za jaride, no kugira ngo tuyobore amazi amere neza. Ibi byose ni abakristo babigizemo uruhare muri iyi myaka 4 ishize. Ariko tubonye n'abatwunganira ku mpande, hakagenda haboneka n'ibindi, tukabona amasare abantu bashobora gukoreramo inama, bashobora kuganiriramo, babashyitsi badusuye bashobora kwidagaduriramo, cyangwa se igihe twacyuje amasakaramentu hano abakristo bakabona aho basangirira, byaba ari byiza cyane. Hari n'ibindi tukeneye by'ikoranabuhanga kugira ngo paruwasi yacu twifuza ko iba paruwasi y'urukerarugendo imenyekane. Ubwo rero n'iby'ikoranabuhanga, interinete n'ibindi turabikeneye kugira ngo birusheho kudufasha. Dukeneye yego byinshi, ariko nanone ntabwo duhangayitse ngo twihebe, gahoro gahoro bizagenda biza. Ubwo nawe ugiye kutubera ambasaderi ukatumenyekanisha, hari n'abandi baterankunga tuzagenda tubona mu minsi ibihe bizaza. Rero navuga ko dukeneye byinshi yego, ariko nanone dufite n'amizero. Niyo mpamvu twifuza no kugenda dukora ibishiga imwe n'imwe yateza imbere paruwasi. Aya majaride dutunganya kugira ngo ajye abyara umusaruro. Hari ubuhinzi n'ubworozi twatangiye, guhinga kawa, urutoki n'ibindi. Twatangiye ubworozi bw'amatungo magufi n'amaremare, n'ibindi bizajya bigenda bitwunganira kugira ngo paruwasi yacu irusheho gutera imbere. Byose rero twizeye ko Kristo azabidushoboza, kandi ko azatugobotorera n'abagira neza tugakomeza gutera imbere. Yego Padi, ngewe ndabyizeye ubu tuzagaruka, kuko ubu ngiye guhita mbashyiraho kuri momo mu kanya. None mu kiganiro turaza gushyiraho na momo pay ya paruwasi kugira ngo abaterankunga, urumva nk'uko bivuze, mukeneye sare, mukeneye internet, Padi mukeneye n'amacumbi y'abapadiri hafi aha, atari kure. Yego, amacumbi y'abapadiri nayo arakenewe, kuko dutaha mu macumbi asa nk'aho ari kureho gatoya, ya Musenyeri yadutije cyane cyane hanavuze muri domaine de la Trinité de Monseigneur Bigirumwami. Ubwo rero nayo arakenewe, ariko gahoro gahoro bizagenda biza. Niyo mpamvu nakubwiye ngo dufite amizero. Padi, momo pay nubwo turaza kuyishyiraho, se wabaye uyivuze kugira ngo mu kiganiro abashaka kubashyiriraho gushyiriraho paruwasi batangire? Momo pay umenya ntayifashe mu mutwe, ariko ninza kuyimenya turayivuga kugira ngo abantu bashaka kudufasha badufashe. Padi, murakoze cyane.